business 10 ushobora kuhakorera mu Rwanda zikunguka kandi business zitapfa guhomba. Ni umuvandimwe wo muri Kenya, nibyo ngiye kuba nababwira rero. Izo business ya mbere wakora ni business ijyanye na boutique cyangwa se ijyanye n'ubucuruzi bw'ibintu wavuga ko biciriritse cyangwa se bidasaba ibishoro bihambaye, cyangwa se niyo byaba bisaba ibishoro bihambaye, ibintu bimwe dukenera mu buzima bwa buri munsi, harimo nk'amavuta yo kwisiga, ayo kurya se, harimo imyunyu, harimo amasabune, harimo imiceri, harimo amakawunga, ni boutique muri rusange. Ushobora kubitangiza ku mafaranga make aciriritse, ariko ku muntu ufite ibishoro bihagije, uwo nguwe nta kibazo yatangiza amafaranga yose yumva ashaka. Iyo ni business ya mbere wakorera mu Rwanda ikagenda. Business ya kabiri wakora muri 2025 ni icyo twita food delivery. Abantu benshi ntabwo bakeneye kugenda, abantu benshi basigaye bafite akazi kataboroheye gakomeye cyane, ku buryo avuga ati ntabwo ndi bujye kuri lunch cyangwa se ntabwo ndi bujye gufata breakfast, barayinsangisha ahangaha. Iyo business nayo mu Rwanda iri gukorwa muri 2025 kandi igakorwa neza, ikinjiriza abantu amafaranga menshi. Indi business wakorera mu Rwanda ni mobile money cyangwa se financial tech cyangwa se fintech services. Mobile money nayo ahantu kuri tere nziza, mobile money igira amafaranga menshi, yinjiriza abantu amafaranga menshi kandi itunze abantu benshi mu Rwanda. None iki twakwita nka financial tech cyangwa se fintech services, ni izi serivisi z'ubwagenti, baratwita ngo ni BK agent, baratwita ngo BPR agent, cyangwa se bano twita Western Union services. Mbese abantu dusanga mu tuzu dutoya batanga serivisi za banki ariko utageze kuri banki, hari ushoramo amafaranga nabyo birunguka, kuko hari ayo bagukata ku bw'iki, ku bwa serivisi. Nizeye ko turi kujyana. Ikindi cya kane, indi business ya kane yunguka mu Rwanda cyane, cyangwa se wakora ukunguka ntipfe kuguhombera, nicyo twita salon na beauty services. Niyo ngo ni uburyo ni serivisi yo kogosha abantu cyangwa se gutunganya abantu imisatsi, inzara n'izindi serivisi z'ubwiza. Iyo serivisi no mu Rwanda irakorwa, kandi iyo serivisi abantu bazakomeza bagira ute bayikenere. Bivuze ngo uba uyikora uko byagenda kose urunguka, kandi irakoreka mu Rwanda. Indi business ya gatanu mu Rwanda wakora ni ubucuruzi bwo kuri internet, e-commerce nayo mu Rwanda wayihakorera abantu kuri internet cyangwa se mu bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Mu Rwanda tumaze gutera intambwe, kandi intambwe ishimishije. Iyo business ya e-commerce wayikora nayo ikagenda. Ubundi kubwira abantu bari hanze badafite amakuru yo mu Rwanda, n'umuntu uri mu Rwanda utekereza ngo nakora iki niyo business nakora ikagenda, nawe ahangaha iyi business yayikora. Tutarakomeza rero, niba iyi video uri kuyikunda cyangwa se ariyo video wari ukeneye, cyangwa se iyo video wumvaga ushaka mu buzima, kora subscribe, ukande share kugira ngo n'abandi baze kubasha kuyibona, ndetse ukande na like, ukande no kunzogera kugira ngo n'izindi video zubaka kandi nziza tuzashiraho nazo zazibone. Twakomeje icya gatandatu. Icya gatandatu, indi business wakorera mu Rwanda nicyo twita digital marketing, kwamamariza abantu cyangwa se kwamamaza ibicuruzwa, cyangwa se kwamamaza binyuze ku ikoranabuhanga, utari kwamamaza ngo ugende ubivuga mu nzira cyangwa se ugende ubibwira abantu mu nzira. Oya, digital marketing murayumva, iyi ngiyo nayo mu Rwanda irakora. Twagiye ku ahangaha urugero kuri digital marketing, aho wakamamariza abantu kuri TikTok, wahamamariza urukwamamaza nk'ibikorwa by'umuntu akaguhemba. Kuri Instagram wahamamariza, kuri mbese ukoresha imbuga nkoranyambaga wakamamaza. Izo business zose zigira ute zirakunda mu Rwanda. Twagiye n'icya karindwi, gushora mu bukerarugendo.
wenda ukavuga uti wenda niba ufite amafaranga yawe ahagije, uri hanze uri mu diaspora ufite amafaranga ahagije, ukavuga uti ugiye kuza mu Rwanda ugura imodoka zizajya zitwara iki, ba mukerarugendo. Ako kazi nako kuko ni business wakorera mu Rwanda, kuko u Rwanda rukunda gusurwa cyane kubera umutekano. Iyo business nayo wayikorera mu Rwanda nayo yakunguka. Icya munani, photography and videography, ariko kazi kanjye. Ubwo photography na videography, photography ndakeka kabirumvikana, urasabwa kuba ufite kamera cyangwa se ufite telefone ifata neza ku rwego ruri hejuru. Bashobora gutumira mu anniversaire, mu makwe, gufotora ibindi bintu bitandukanye, gukorera abantu amavideo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ako kazi nako mu Rwanda karakorwa cyane. Ikindi kintu cya cyenda cyangwa mu Rwanda nayo ikagenda ni business twakita online courses cyangwa se coaching. Ushobora coaching abantu online, ushobora kuba coaching live amaso ku maso, yaba abiga muri kaminuza se, yaba abiga muri secondaire se, yaba abiga muri primaire se. Ako kazi nako karakorwa mu Rwanda. Online courses wayikora kuri YouTube cyangwa se kuri TikTok ukoresha wifashishije live, cyangwa se kuri no kuri Facebook nabonye nabo uploading amavideo, naho wabikora. Online courses nayo yinjiriza abantu cyane mu Rwanda, wabikora. Iyo business nayo mu Rwanda irakoreka. Twagiye kuri business ya 10 wakorera hehe, wakorera mu Rwanda. Recycling cyangwa se eco product, sustainable business, ni ugufata ibikoresho bishaje ubihinduramo ibishyashya cyangwa se ibishyashya bitewe n'agace uturukamo, bitewe no kubyumva. Iyo business nayo mu Rwanda irakorwa cyane kandi irunguka. Mujya mubona abantu batemera bari kugura ibyuma bishaje, cyangwa se ukabona abantu bari kugura bari kugura ibyuma bya mashini cyangwa se ibikoresho bya mudasobwa zishaje, bakagira bakongera bakabikuramo ibindi bikoresho bishyashya. Izo business kari 10 nizo ntaguteguriye ushobora kuba wakorera mu Rwanda zikunguka. Umuvandimwe wari warabimbaje ari muri Kenya, ubwo ndakeka ndagusubije kandi warakoze cyane. Ibyo mba bikeneye ko mumbaza mukamubwira muti uzadukora ikiganiro cyangwa se icyegeranyo kuri iki kintu, cyangwa se uzadusobanurira ibi bintu, mpari ku bwanyu kugira ngo mbafashe. Niba iyi video rero ariyo wari ukeneye, ari nayo wari ushaka, kora subscribe, andika aho ngaho muri comment umbwire ko